ntibemera ko impano z'Imana zikora, ntibemera ubuhanuzi, ntibemera kuvuga mu ndimi, ntibemera amayerekwa, bazimya umwuka w'Imana, ntibemera yuko impano z'Imana zikora. Hari impamvu zitandukanye zituma abantu batabyemera. Hari abafite ibikomere by'uko abahanuzi bababeshya, abitwa abahanuzi bababeshye, hari n'igihe bababeshya ngo abahanuzi atari nabo, cyangwa se baraguye, abandi baravangiwe. Ugasanga hari impamvu zituma barwanya gukora kw'impano z'umwuka. Impamvu wagira iyo ari yo yose yakuyobora mu kurwanya gukora k'umwuka w'Imana mu itorero ryayo. Menya yuko ari Imana uri kurwanya ubwayo. Ntabwo Imana bayibuza gukora mu itorero ryayo. Itorero ni iry'Imana. Unless ryahagarara ntiriyo rikiriho, rimwe na rimwe ni nayo mpamvu Imana igira gutya ikemera ko ibintu bimwe biba, kuko abantu bayirukanye mu itorero ryayo. Njye kumva numva imbaraga ziraje zinkurutuje mu mubiri, mvamo nk'uko umuntu akura isabune muri poshete yayo. Mbona ndagiye, mbona ibintu, mbona uburyo abantu mbona abantu ariko bo ntibambone, nabahagarika nabavugisha ntibanyumve, ubwenge bunzamo ndi mu mwuka. Ubwo nakomezaga kugenda njye kugaruka, nagiye kumva numva mu kanya nk'akugumye no guhumbura. Uko nasohotse niko ninjiye, numva ngo gatoya gusa mba ngarutse mu mubiri, nongera kugira ubwenge, ndakanura ndareba. Nibwo namenye ngo uyu mubiri twitaho ntabwo ari we muntu nyamuntu. Hari umuntu w'imbere udapfa. Cyangwa ndi bavuga ngo iyo umuntu apfuye ngo biba birangiye, ntabwo ari byo. Hari umuntu w'imbere udapfa, ari we muntu w'umwuka cyangwa se roho. Yesu ashimwe cyane bene data, ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Luc Karekezi. Ku bantu baba tutamenyeranye, ndabakiriye muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Munyemerere tubanze twiragize Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro, muri iri jambo ry'Imana tugiye kuganira. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye neza n'urukundo rwawe, ndagushimiye ubuntu bwawe, ndagushimiye imbabazi zawe, ndagushimiye cyane ko wabanye natwe ukaba utugejeje muri uyu mwanya amahoro. Wakoze Kristo, ushimwe uhimbazwe. Tugiye kuganira ijambo ryawe na bene data, reka umuntu wese ahari mu mfuruka zitandukanye z'isi abona ukuboko kwawe, yumva ijwi ryawe rivugana nawe. Ndakwinginze kugira ngo ubane na buri wese muri twe. Ngusabye umugisha wawe rero, vugana natwe, tuganirize, kandi imbaraga zawe zimanuke muri twe. Ntacyo twabasha kwibwira ubwacu, ntacyo twakwiyungura, ariko ni wowe dutegerejeho ubuntu bwawe. Urakoze Kristo, icyubahiro kibi cyo iteka ryose mu izina ry'umwami Yesu, amen. Amen. Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza bene data mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana uyu munsi. Ni amagambo dusanzwe tuganira, amagambo ajyanye n'igitabo cy'ibyahishuwe, kimwe mu bitabo Imana yaduhaye byo kugira ngo bidufashe. Iyobora abagaragu bayo kugira ngo babyandike, iyobora n'abandi kugira ngo babihurize mu gitabo kimwe cyitwa Bibiliya, ariko kigizwe n'ibitabo byinshi. Rero ibyahishuwe ni igitabo kivuga ku bijyanye n'iby'iminsi imperuka cyane kuruta ibindi bitabo byose. Nicyo gitabo kibivugaho mu buryo bwihariye, by'umwihariko ku byo ngiye kuvugaho uyu munsi. Ushize twaganiraga ku magambo ajyanye n'inzandiko 7 zandikiwe amatorero 7 yo muri Aziya, kugira mu gice cya 3 cy'ibyahishuwe. Uyu munsi ndagira ngo tugere mu gice cya 4, dusome ku murongo wa 1 kugera kuwa 4. Haravuga ngo, hanyuma y'ibyo ngiye kubona, mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda, rimbwira riti, zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Muri ako kanya mba mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Uwari uyicayeho yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarudiyo, kandi umukororombya wari ugose iyo ntebe usa na simaragido. Iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bicayeho, bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bari bambaye amakamba y'izahabu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yohana nyuma yo kwakira ubutumwa bw'amatorero 7, ijambo ry'Imana riravuga ngo ku murongo wa 1 wo muri iki gice cya 4, ngo hanyuma y'ibyo ngiye kubona, mbona mu ijuru urugi rukinguye.
yarebye mu ijuru abona urugi rurakinguye, kandi yumva ijwi rya jwi yabanje kumva rivugana nawe rimeze nk'iry'impanda. Yumva rimubwira ngo zamuka uze hano muhereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Zamuka uze hano muhereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Ayo niyo magambo by'umwihariko ndi butindeho muri uyu munsi. Hano ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yohana yari kwerekwa intebe y'ubwami, yagize iyerekwa rikomeye abona mu ijuru, ariko mbere yo kuribona yumvishe ijwi rimubwira ngo zamuka uze hano muhereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Iri jambo ni ijambo ry'ingenzi kuryumva kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'ibyahishuwe n'igitabo cy'ibyahishuwe. Igitabo cy'ibyahishuwe umuntu yagishyiramo nk'ibyiciro byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi ndagira ngo mvuge by'umwihariko kuri bibiri. Hari icyiciro kijyanye n'iby'inzandiko, amayerekwa cyangwa se ibyo ubutumwa Yohana yahawe, burimo ibyiciro bibiri. Hari icyiciro kijyanye n'inzandiko z'amatorero 7 yari muri Aziya, hakaza n'icyiciro kijyanye n'amayerekwa yo mu minsi ya nyuma, amayerekwa y'ibizabaho mu minsi ya nyuma. Niyo mpamvu yabwiwe aya magambo ngo zamuka uze hano mwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Kuzabaho muri future, mu gihe kizaza. Mu yandi magambo, nyuma yo kwerekwa cyangwa se nyuma yo kubwirwa ibyo akwiriye kwandikira amatorero 7 yo muri Aziya, yagiye mu iyerekwa atangira kubona ibintu byo mu gihe kitari cyo mu gihe cyiwe, cyo mu gihe cya nyuma, ndetse kugeza ubwo byose bizahinduka bishya, kugeza ku mpera y'isi, ku mperuka y'isi, kugeza ubwo byose bizarangira, kugeza ku iherezo no ku bugingo buhoraho. Rero aya magambo atwinjiza mu gice cy'umwihariko kijyanye n'amayerekwa ay'abantu benshi bavugaho ntibayumvikaneho. Ni amayerekwa ajyanye n'ibintu bikomeye, birimo amayerekwa ajyanye n'Antikristo n'ubwami bwa nyuma, amayerekwa ajyanye n'ibintu byinshi cyane bitandukanye tuzagenda tuganiraho buke bukeya uko umwami azadushoboza. Ni icyiciro abantu benshi batumvikanaho. Nawe turi kuganira aya magambo, nzi neza yuko nukurikirije izi nyigisho hari bimwe nzajya mvuga nawe ukumva ntabwo twemeranyije. We are free to disagree. Uri free kuba utahita wakira ibyo nkubwiye nk'ukuri, kandi bitatubujije ko twese turi abagenzi bajya mu ijuru. Ndagira ngo mbibutse ko mu ijambo ry'Imana harimo ibintu bitandukanye. Harimo ibintu bigaragaza urufatiro rw'agakiza, hari n'ibindi bintu bitwungura ku migendere yacu, ndetse n'ibitwungura ku bwenge no ku bumenyi bujyanye n'ubwami bw'Imana, ndetse n'ibihe n'ibindi byinshi. Rero hari byinshi tubasha kudahuza no kutabona kimwe no kudasobanukirwa kimwe, ntibitubuze kuba abana b'Imana, ntibitubuze kumvikana, ntibitubuze kugendana. Ariko ku muntu wabisobanukiye by'ukuri mu buryo buhuye n'uby'Imana yashatse ko bimenyekana, bikaba byamwunganira no byanamufasha mu rugendo rwiwe. Ariyo mpamvu twagiye tuganira muri izi nyigisho yuko hari ibintu bimwe Imana yari yarahishe. Daniel ubwo yagiraga iyerekwa yarabibwiwe, ashatse gusobanuza cyane, arabwirwa ngo bumva icyo gitabo gifatanisha ikimenyetso, ngo kuko ibyo weretswe bihishwe, ayo magambo arahishwe kandi afatanishijwe ibimenyetso kugeza mu minsi y'imperuka. Kugeza mu minsi y'imperuka bishatse kuvuga ngo ni amagambo atarayo y'igihe cyose, ni amagambo yo kuzahishura mu gihe cy'imperuka gusa. Rero iki gice cyangwa se iki cyiciro cy'amayerekwa kugisobanukirwa bisaba ubuntu bw'Imana. Uzasanga hari inyigisho nyinshi zitandukanye, imyumvire itandukanye myinshi cyane, itandukanye ishingiye kuri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Ahanini ni muri iki cyiciro tugiye kwinjiramo. Ni abantu benshi bigisha ibintu bigiye bitandukanye, ariko babyigisha kubera impamvu zitandukanye. Hari ababyigisha kubera ko Imana yabibahishuriye, hari n'ababyigisha kubera yuko babyigishijwe nabo, babibwiwe n'abandi bantu, babisomye mu bitabo, babyakira gutyo, babyumva gutyo, bumva yuko ari uko bimeze. Ndagira ngo mbabwire ngo muri abo bose nta n'umwe wavuga ngo amagambo y'ibyahishuwe yose ndayazi, narayahishuriwe yose 100% ndayumva, ndayazi. Umuntu wabivuga gutyo ntabwo namuburanya,
ariko nta nubwo nahita nemera ibintu ambwiye, kubera yuko niba ari amagambo ahishwe kandi afatanishwe ikimenyetso, ihishurirwa ry'Imana rigenda step by step, buke bukeya, uko Imana igenda ishima yuko amagambo yayo ahishurwa. Rero hari abantu bagiye bashaka kubimenya igihe kitaragera, bigatuma bubaka inyigisho doctrine zimwe ziyashingiyeho, ariko mu by'ukuri zishingiye kuri interpretations zabo, ariko mu by'ukuri zidashingiye ku guhishurwa kw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndagira ngo by'umwihariko mbere yuko twinjira muri aya magambo tube nk'ashyiraho urufatiro rwo kugira ngo tubashe kubishurirwa mu buryo tuyobowe n'umwuka w'Imana. Ari igihe tuganira, ari nawe ukurikiye izi nyigisho, tubashe kumenya ngo mbese ibi bintu koko nibyo cyangwa ni umwuka w'Imana ubishura, cyangwa se ni ibitekerezo by'uyu mugabo, cyangwa se ni ibitekerezo byanjye ngenda byumva gutya nawe urabyumva gutyo. Uko umuntu wese yabyumva, nubwo yaba avuga ngo ni docteur muri theology cyangwa se ibindi byose, yarize yasomye ibitabo, hari abanditse ibitabo byinshi kandi bitwa ko ari abahanga, ariko ibyo bitabo mu by'ukuri ibyo bivuga atari byo, ari imagination yabo, ari ibitekerezo byabo, ariko mu by'ukuri atari ishurwa ry'Imana. Aya magambo utayahishuriwe ntabwo wayamenya. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuga mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 19 kugera ku 22, haravuga ngo ntimukazimye umwuka w'Imana, ngo kandi ntimugahinyure ibihanurwa, ngo mugerageze byose, mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose. Hano harimo amagambo 5 umukristo wese akwiriye kumenya. Icyambere ngo ntimukazimye umwuka w'Imana. Hari amatorero amwe azimye umwuka w'Imana, ugasanga ntibemera ko impano z'Imana zikora, ntibemera ubuhanuzi, ntibemera kuvuga mu ndimi, ntibemera amayerekwa, bazimya umwuka w'Imana, ntibemera yuko impano z'Imana zikora. Hari impamvu zitandukanye zituma abantu batabyemera. Hari abafite ibikomere by'uko abahanuzi bababeshya, abitwa abahanuzi bababeshye, hari n'igihe bababeshya ngo n'abahanuzi atari nabo, cyangwa se baraguye, abandi baravangiwe. Ugasanga hari impamvu zituma barwanya gukora kw'impano z'umwuka. Impamvu wagira iyo ari yo yose yakuyobora mu kurwanya gukora k'umwuka w'Imana mu itorero ryayo, menya yuko ari Imana uri kurwanya ubwayo. Ntabwo Imana bayibuza gukora mu itorero ryayo. Itorero ni iry'Imana, unless ryahagarara ntiriyo rikiriho. Rimwe na rimwe ni na mpamvu Imana igira gutya ikemera ko ibintu bimwe biba, kuko abantu bayirukanye mu itorero ryayo. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukazimye umwuka w'Imana, ntimukabuze impano z'Imana gukora. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ariko ngo kandi ngo ntimugahinyure ibihanurwa. Niba umuntu umwuka w'Imana muzi, niba avuze ati njye nagize iyerekwa, njye numvishe Imana yantumye kuri ibi n'ibi, ntukabihinyure, ntimugahinyure ibihanurwa. Icya gatatu ngo ahubwo mugerageze byose, mugerageze byose, mutestinge byose, mugenzure byose, mugenzure niba iryo yerekwa, niba uwo muntu uri kuvuga ngo njye nayishuriwe, niba ibyo bintu ari kuvuga koko ari ibyo ari Imana yamuhishuriye. Bishobora kuba ari yerekwa, bishobora kuba ari ishurirwa yavanye mu byanditswe byera, akavuga ati gerera Imana yaramhishuriye. Nagiye mbona abantu mu gihe cyashize bagenda bati jye ijambo ry'Imana narishuwe muri uru buryo, akavuga ibintu kumva biri strange. Bo mugenzure byose. Icya kane mugundire ibyiza, ibyo mubona ari ibyiza koko, ari ukuri kw'ijambo ry'Imana, mubigundire. Ni ukuvuga ngo ibyo mubona ari iby'ukuri, ibyo mubona ari iby'ukuri mubigundire, mubifate. Niba ugenzuye ubuhanuzi ukabona ko buvuye ku Mana, niba ugenzuye yerekwa ukabona ko buvuye ku Mana, niba ugenzuye amagambo y'Imana, birashoboka ko ari yerekwa, birashoboka yuko ari inzozi, birashoboka yuko ari ijambo ahishuriye, akavuga ati jye Imana yaramishuriye. Ibyaba ari byo byose, niba ubigenzuye ugasanga koko ni ibivuye ku Mana, bigundire, bikomeze, bizakugirira umumaro, bizakubaka, bizagukomeza, bizaguha imbaraga, bizagukuza, bizakwigisha, bigundire. Ariko icya gatanu ngo mwirinde igisa n'ikibi cyose. Niba hari ibintu ubonye biri suspicious, ukaba atari ibi bintu ndumva bitavuye ku Mana, ukabona ntabwo mu by'ukuri rwahamanya n'umwuka w'Imana yuko ibyo bintu bivuye ku Mana, pay attention. Kubera iki? Kubera yuko uburyo Imana inyuramo ishurira abantu ni nabwo buryo Satani ashaka kunyuramo ayobya abantu.
uburyo Imana inyuramo izana amahishurwa yishura revealing uncovering yishura ibyanditswe byera by'umwihariko byo mu minsi ya nyuma. Ni nabwo buryo Satani ashaka kunyuramo avuga ngo abantu bayishuriwe kandi mu by'ukuri umwanzi yabariganije. Hari amayerekwa atava ku Mana, hari imyuka yindi yo kuyobya nayo iza yimasikaredinga nk'aho ari imyuka y'Imana, nk'aho ari umwuka w'Imana. Bibiliya avuga ngo na Satani ubwe ajya yihindura nka marayika w'umucyo, ngo niyo mpamvu n'abakozi biwe babasha kwihindura nk'abagabura ijambo ry'Imana. Rero ni ngombwa ko umukristo wese ahari abasha kumenya kugenzura ibintu niba bivuye ku Mana. Kugenzura ntabwo uzabibwirwa n'abandi gusa, kuko ufite umwuka w'Imana. Niba ukijijwe, at least niba ukijijwe, niba warakira umwami Yesu mu bugingo bwawe, ufite umwuka w'Imana. Biravuga ngo udafite umwuka wa Kristo ntabwo ari uwe. Twese dufite umwuka w'Imana, ahubwo ikibazo nuko tutagirana ubumwe n'umwuka w'Imana ngo tube mu gusenga, mu bihe byo kwegera Imana, tugiranye connection n'Imana. Umwuka ajya ducanira danger mu gihe tugiye kuyoba, ugasanga nyine twibera mu by'isi, turi bize cyane mu by'isi, nta mwanya wo kubonera Imana ngo tugirane connection nayo kugira ngo tumenyere ijwi ryayo, nivuga tuyumve. Akenshi Imana iravuga ariko abantu ntibayumve kubera yuko batamenyereye ijwi ryayo, bari bizi mu bintu byinshi. Yesu adufashe cyane. Rero ni ngombwa ko umukristo wese abasha kumenya kugenzura ibintu niba bivuye ku Mana. Uyu munsi by'umwihariko ndavuga ku kugenzura iyerekwa ryo mu byanditswe byera. Ese ni gute wamenya ngo ibintu ndi kwakira biri kuva ku Mana? Ese ni gute wamenya ngo aya magambo ari kuva ku Mana? Iki gice cya kane twasomye n'igice cya gatanu bararikiye kuzakomeza n'inyigisho z'ubutaha, tuzavuga ku gice cya kane n'icya gatanu by'umwihariko tubyinjiyemo. Nzi neza ko benshi muri mwebwe nkuko nanjye mbere y'uko umwuka w'Imana asura ngo amishurire byinshi mu byo nagiye mbona, hari ibitekerezo nanifite, hari uburyo nari narigishijwe ngafata ibintu gutyo nkabimira gutyo, ariko mu by'ukuri utambwira ngo ni umwuka w'Imana wabwishuriye, niko nabyigishijwe, ariko nta conviction turuka ku mwuka w'Imana. Uyu munsi ndagira ngo mbaganirize cyangwa se tuganire ku bintu bizagufasha kugenzura niba ibyo uri kwakira mu ijambo ry'Imana bivuye ku Mana, cyangwa se niba iby'umwigisha ari kwigisha bivuye ku Mana, ariko by'umwihariko wowe ubwawe mu gihe uri gusoma igitabo by'umwihariko cy'ibyahishuwe, ese ni gute wamenya ngo ibyo ndi kwakira bivuye ku Mana cyangwa se ntabwo bivuye ku Mana? By'umwihariko ndagendera ku rugero rwanjye, uburyo nagiye mpishurirwa amagambo yo mu byahishuwe amenshi atarahuye n'inyigisho nari narigishijwe. Bamwe twagiye tubiganiraho, bimwe abagiye bakurikira inyigisho zitandukanye twagiye dutambutsa kuri iyi channel, ariko abandi ntabwo twabiganiriye. Ariko akenshi inyigisho ikintu cya mbere ije numva ari nka ijambo ushobora kuba wari usanzwe urisoma, ariko wajya kumva hari uburyo haje akantu umwuka w'Imana arikozeho, ukumva hari uburyo Imana igukozeho iguhaye kuritindaho, hari ikintu wumvisheho, hari igitekerezo kijeho, hari uburyo wumvisha ibintu, ndetse rimwe na rimwe bikagutera gushakisha gushaka ahandi byanditswe byera, ukumva hari uburyo, hari interpretation ugize kuri uwo murongo. Akenshi abigisha ibi bintu barabizi bibabaho, kuko akenshi umwuka w'Imana aguhereje inyigisho by'umwihariko ayizana ari nka conception, ni nko gusama, bitangiye ni nk'akagi gatoya, ukumva umurongo, ukumva ibintu bitekerejeho, ukumva hari nka inspiration uri kugira, ni personal insight, ari inspiration uri kugira kuri uwo murongo yihariye. Uko ukomeza gusenga no gusoma ijambo ry'Imana mu buryo rusange, ikindi kintu cya kabiri kizakuyobora kumenya ngo ese ibi bintu ndi kumva, ubu busobanuro ndi kwakira ni ubuvuye ku Mana cyangwa ntabwo buvuye ku Mana. Na agreement with other part of scripture ni ukwemeranya, nuko iryo hishurirwa ryemeranya n'ibindi bice byo mu byanditswe byera. Mu yandi magambo,
ntabwo Imana yivuguruza. Niba hari ishurirwa ugize mu byanditswe, genzura ese rihuye n'ibindi byanditswe, ese rihuye n'ahandi hantu muri Bibiliya, guhera mu isezerano rishya. Mbere na mbere Imana yari isezerano rya kera, mbere na mbere Imana yari mu ijuru n'isi, kugera mu byahishuwe ku ijambo amen, ibyahishuwe birangiye. Amagambo y'Imana yose agenda yuzuzanya. Hari ayo ushobora kubona wibwira ngo aravuguruzanya, ariko bitewe n'uko udasobanukiwe. Ariko iyo usobanukiwe usanga yuko harimo kuzuzanya, ahubwo harimo kuzuzanya. Rero ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo niba hari ishurirwa uvanye mu byanditswe byera koko, cyangwa se wumvishe umuntu yigisha, rizaba ryemeranya n'ibindi byanditswe byera mu buryo rusange. Ntabwo uzafata akarongo kamwe konyine ngo ugakuremo wirengagiza ibindi byose ukitapuritinge konyine utabashije kugendera hano. Niba ari umwuka w'Imana uri kukuyobora, azakuyobora guhuza iryo hishurirwa uhawe n'ibindi bice byo mu byanditswe byera. Icya gatatu, iyo ari hishurirwa rivuye ku Mana, akenshi ntabwo ari we wenyine uba urifite. Kenshi hari igihe numvaga umwuka w'Imana mpaye ndi gusoma ijambo ry'Imana, ndi gusoma ibyahishuwe se cyangwa se igitabo cya Daniel n'ibindi bitabo, nkumva hari ishurirwa numvishe ngize mu byanditswe byera. Bibiliya ivuga ngo guhishurirwa amagambo yawe kuzana ubwenge, guhereza abaswa ubwenge. Ni ijambo ryiza cyane. Guhishurirwa amagambo y'Imana bitanga umunezero, ngo bihereza abaswa kujijuka. Rero guhishurirwa amagambo y'Imana biraryoha cyane, ariko ni ngombwa kumenya ngo ni Imana koko imishuriye, kugira ngo utazavaho uyobywa n'umubi cyangwa se abana b'abantu bakuyobya bayobye. Ni ngombwa kugenzura akenshi iyo ari Imana ikuyoboye, nta bwishurirwa ufite, riba ari wowe uri unique, nta wundi muntu mu isi wegeze amenya kuri icyo kintu. Izaguha guhura n'abandi bantu, abandi bigisha bavuga kuri izo nyigisho, ukumva ishurirwa wabonye si we wenyine wari bo. Akenshi yenda nko mu buryo byagiye bimbaho, hari igihe nabaga ndi kwigishwa ibintu ariko nkumva ndi gukirana n'umwuka w'Imana ko ibi bintu atari ko nabyigishijwe, ko nibgishijwe yuko tuzabanza tukigendera mu ijuru, ubundi itorero ry'Imana rikagenda hasigaye bigacika twambutse. Ibi bintu uri kumbwira ni ibiki, yuko tugomba kubabazwa n'ibiki ibi bintu? What is this? Umwuka w'Imana mu gihe ndi ku strugglinga, nkabona yuko no mu byanditswe agreement of other parts of scripture nkabibona, ariko umwuka w'Imana akama guhura n'abandi bantu bafite umwuka w'Imana yasuye muri ubwo buryo, abantu bagiye batandukanye mu buryo Imana yagiye ibikora mu buryo butandukanye. Nanjye mu buryo bwanjye yagiye ibikora mu buryo butandukanye. Hari nk'ubwo ushobora kugwa ku gitabo cy'umwanditsi, unyuze ahantu muri library ukagwa ku gitabo juste kuri kivuga kuri ibyo bintu. Reka ntange urugero rumwe. Ubwo Imana yatangiraga kunsura ku bintu bijyanye n'ububyutse, yambwiye ikintu numva kiri strange, numva kiratangaje, cyuko ububyutse bugomba kuzaza mbere yuko Yesu agaruka, buzaba ari ububyutse bukomeye kuruta ubundi bubyutse bwose bwogeze kubaho ku isi. Ndavuga nti that's strange. Noneho ninjira muri biblioteke imwe, ndi kugenda muri library imwe, ndabyibuka ni mu Gakinjo muri library ya ADPR. Nakunda kujyayo nkareba ibitabo biri burimo ni ibihe nkunda gusoma. Ngwa ku gitabo cyitwa Triumph on the Enemy's Turf. Mbona kiri interesting, ndasaba seza mwakima nkareba uko kimeze. Ngisomye mbona kiri interesting, kirimo ama chapters meza, ndakigura ndakijyana. Ngije mu rugo nanagisomye, nsanga harimo chapitre imwe ivuga kwiyereka exactly uko naribonye. Ngira ngo twaje tubiganiraho, nari ndi Butare ngiye kumva, numva ngiriye ko mbona imbere yanjye haje tableau yanditseho ngo acte, nitankanguka numva umwuka w'Imana anambwiye ngo soma acte des apôtres, ni ibyakozwe n'intumwa. N'umwuka w'Imana anambwiye ati ndashaka guza muri torero nkarisubiza kuri uru rwego ryari ririho mu byanditswe byera,
nkomeje gusenga ndetse numva umwuka w'Imana aramya ngo ndashaka gusuka ububyutse buzarenga nubwo mu gihe cy'intumwa. Noneho mu gihe nasuragonga n'ibyo ngibyo nkura n'icyo gitabo ubwo nagisomaga cy'umugabo witwa I think Peter Youngren. Numva yahishuriwe neza nka bya bindi umwuka w'Imana yasuyeho. Numva ntangiye kuba stable, ntangiye gutuza, ariko ryari tangiriro. Nyuma nahuye n'ibindi byinshi, ibitabo byinshi, bimwe biri kuri internet, inyigisho zitandukanye online hari ubutunzi bwinshi cyane. Turi generation iri gate ku bijyanye no ku muntu w'Imana ukeneye kumenya ijambo ry'Imana, ukeneye kunguka ubumenyi. Turi generation iri gate kabisa. Nukuri niba ujya kuri internet ukagenda ugakora ubusa, ukumva iby'amatiku yo kuri YouTube n'ibindi bidafite umumaro, upfusha igihe cyawe ubusa kandi upfusha ubuntu bw'Imana yaguhaye kuba muri iki gihe ubusa. Kuri internet hari ubutunzi bwinshi cyane ubasha kunguka. By'umwihariko niba wumva Icyongereza, Igifaransa, izindi ndimi, hari ubutunzi bwinshi cyane. Hari abigisha inyigisho nziza ubasha kujya ukurikira, hari ibitabo byiza ubasha gukurikira. Bimwe muri ibyo bitabo byagiye bimfasha. Uretse icyo ngicyo, nyuma haje nagiye mpura n'ibindi, mpura n'abigisha batandukanye. Hari ibitabo by'umugabo witwa Rick Joyner, nabagira inama ku muntu ushaka. Ni ibitabo bisaba guhishurwa n'umwuka w'Imana, ko iyo ubisomye wumva biri mystique, ariko iyo umwuka w'Imana gusuye akagusobanurira, ni bimwe mu bitabo bikomeye, ni ubutunzi bukomeye Imana yahaye itorero ryayo muri iyi minsi ya nyuma. Ndakurekomanda kubisoma, gushaka uwo mwanditsi. By'umwihariko igitabo cya mbere cyitwa The Final Quest. Yes, ni igitabo cyitwa The Final Quest. Ugishake kuri internet, kiri free, ugisome, usaba umwuka w'Imana gwishurire ko kirimo ubutunzi bwinshi cyane. Ni kimwe mu bitabo nasomye birutaho kumfasha gushinga imizi mu mahishurirwa Imana yari yaragiye impereza, kuko nagiye mbona bihuza neza n'ibyo umwuka w'Imana yampaye. Rero icyo nicyo kintu cya gatatu navugagaho. Umwuka w'Imana azaguha guhura n'abandi bantu b'Imana bagize ayo mayerekwa ahuye n'ibyo umwuka w'Imana ari kukwereka. Icya kane nicyo nakwita supernatural confirmation. Ni confirmation y'umwuka, ni iri supernatural. No kuvuga iki? Mu gihe wibaza ibyo ngibyo, mu gihe uri kwibaza, umwuka w'Imana ari kukwigisha, akoresha ubundi buryo bw'indengakamere, buri supernatural. Urugero, inzozi, iyerekwa, ugira gutya mu gihe utarasobanukirwa ukagira iyerekwa. Ubwo umwuka w'Imana yansuraga ku bijyanye n'iby'iminsi imperuka, ku karengane itorero rizacamo n'ibindi nk'ibyo, nagiye ngira amayerekwa nkabona ndi muri ibyo bihe littéralement, nkabona neza ndimo muri icyo gihe cy'akarengane. Ndabyibuka nagize amayerekwa atandukanye, ariko ndibuka iyerekwa nagize mbona turi mu ibyo bihe by'akarengane, byari bimeze nk'aho turi gukoresha imirimo y'agahato, turi ahantu wagira ngo ni nko muri concentration camp. Noneho ahantu abantu bakusanyirije nyine abantu bari gutotezwa, ariko icyo numvaga ndi bold mu buryo bukomeye. Numvaga afite gushira amanga mu buryo bukomeye cyane. Ndabyibuka nagiye mpura n'abantu muri izo nzozi, mbona mpura n'abantu nari sanzwe nzi imbere y'akarengane, nkabona yenda bamwe bacitse intege ariko bagikomeje urugendo bari kurenganywa nabo. Namubona nkamufata mu kiganza, nkamukomeza, nkamureba mu maso, sinibuka amagambo namubwiraga, ariko nibuka ko namurebaga duhuje amaso, nkamukomeza, nkahita nkabona asubijwemo imbaraga, nkabona yongeye asubijwemo imbaraga, yongeye aranezerewe. Mbona hari umunezero umugezemo, mbona ko hari ubuntu bw'Imana bwari. Rero hari abantu bavuga mu gihe cy'akarengane cya Antikristo ngo umwuka w'Imana azaba yaravuye mu isi. Ntabwo ari byo. Umwuka w'Imana ntabwo azava mu isi, azaba hari ndetse ari gukomeza abantu bayo, nabo bazaba bahari. Yesu ashimwe cyane. Uretse guhita ukupa ngo uvuge ati uyu muntu ibyo avuga si byo, ahubwo komeza inyigisho
you are free to disagree with me, ariko ugendeye ku byanditswe byera. Amen. Umwuka w'Imana azagumana n'abantu n'ubwoko bw'Imana n'itoro ry'Imana n'abafite ikimenyetso cy'Imana kugeza ubwo umwami Yesu azagaruka gutwara itorero ryiwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero amayerekwa, inzozi ni bumwe mu buryo Imana igikoresha yigisha abantu bayo ku bijyanye n'ibyo ishaka yuko bamenya bijyanye n'iby'iminsi y'imperuka. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kintu cya gatanu navuga kizagufasha kumenya ngo mbese ibi bintu ndi kwakira bivuye ku Mana cyangwa ntabwo bivuye ku Mana, ni ikintu cyitwa nakita deep inner conviction. Ni conviction ikomeye, ni ukwemezwa gukomeye mu mutima wawe. Ni urugero, reka mbabwire nk'ubu ngubu aho umwuka w'Imana yampishuriye ku bijyanye n'uko itorero ry'Imana rizanyura mu karengane, Antikristo azahishurwa itorero ry'Imana rikiri mu isi. Naho simbizi mu mutima ndabyizera, nubwo wavuga ngo uri docteur sinzi, ntabwo nabura kukumva nka mwene data, ariko I know that this was a revelation that God has given me. Ndabizi ko ari iyerekwa Imana yampaye, inzira yabinyujijemo kugira ngo mbashe kubimenya. Ndazizi, kandi mu mutima wanjye conviction, harimo conviction inébranlable ikomeye cyane yo kumenya ngo uku niko ibintu bimeze. Akenshi uzasanga umunsi yashize twaganiraga n'abantu bari kuvuga ku bijyanye no kunywa inzoga. Ndabwira rero abakristo benshi baravuga ngo ntabwo banywa inzoga, ariko ntabwo babaza ngo kubera iki mutanywa inzoga ngo bisobanure. Bavuga pasiteri yaratubujije, birangira avuga ati ariko sundi kunywa inzoga ni icyaha. You have no conviction about that. Nta conviction ufite kuri icyo kintu. Bene data, ntabwo Imana ishaka yuko tugira kwizera ijambo ryayo mu buryo buri shallow, buri buryo bwo hejuru bwo kuvuga ngo pasiteri yarambwiye. Ikeneye yuko utera intambwe ukagira conviction. Kandi ibi bintu byose nubwo Imana ibikorera mu bijyanye na twari turi kugira cyane cyane kuri amahishurirwa ku gitabo cy'ibyahishuwe, kugira ngo dushyireho urufatiro rwo kumenya aho nawe ubwawe uzajya wigenzurira ese uyu muntu ibyo avuga koko ni ibintu bivuye ku Mana. Ariko ibi bintu byose Imana ibigucishamo. Iyo uri umuntu ufite inyota yo kumenya Imana, ibigucishamo. Ubwo Imana yari kunyigisha ku muntu w'imbere, nagize experience spirituelle. Ngira gutya ngiye kumva numva nari ndi gusenga, nari naraye masengesho icyo gihe, ndyamye mu cyumba cy'amasengesho nabaga kwa muzehe. Ngiye kumva numva imbaraga ziraje zimpurutuje mu mubiri, mvamo nk'uko umuntu akura isabune muri pochette yayo. Mbona ndagiye, mbona ibintu, mbona uburyo abantu mbona abantu ariko bo ntibambone, nabahagarika navugisha ntibanyumve, ubwenge bunzamo ngo ndi mu mwuka. Ubwo nakomezaga kugenda ngiye kumva, njya kugaruka nagiye kumva numva mu kanya nk'akugumye no guhumbura. Uko nasohotse niko ninjiye, numva ngo gatoya gusa mba ngarutse mu mubiri, bita nongera kugira ubwenge, ndakanura ndareba. Nibwo namenye ngo uyu mubiri twitaho ntabwo ari we muntu nyamuntu. Hari umuntu w'imbere udapfa. Cyangwa ndi bavuga ngo iyo umuntu apfuye ngo biba birangiye, ntabwo ari byo. Hari umuntu w'imbere udapfa, ari we muntu w'umwuka cyangwa se roho. Ku muntu utaragira experience nk'iyo biramugora, ariko kugira inyota, Imana igenda igwa des experiences spirituelles, ama experience y'umwuka, supernatural experiences, zibasha gutuma urushaho gusobanukirwa n'ibyanditswe byera, urushaho gusobanukirwa n'amayerekwa, urushaho gusobanukirwa n'ibyo Imana iri kukwigisha. Yesu ashimwe cyane. Ndi gusoza, ndagira ngo mvuge kuri iki kintu cy'ingenzi. Ibi bintu by'ingenzi ni ngombwa kubimenya muri iki gihe cyo gwishurwa kw'ibyanditswe byera. Imana yari yarahishe abakera. Umwuka w'Imana azagenda yishurira abantu bayo, ariko niko n'imyuka mibi n'umwanzi ashaka kuriganya abantu akoresheje, anyuze mu mayerekwa cyangwa amayishurwa mu by'ukuri atavuye ku Mana.
buri mukristo wese agomba kumenya yuko nta muntu n'umwe umwanzi atatera. Na Yesu umwami wacu ubwo yari ari mu butayu, umwanzi amutera inshuro ebyiri zose, ntabwo yamubwiye gusa amagambo yo kumugerageza, ahubwo yageze ubwo amubwira ngo handitswe ngo. Ni ukuvuga ngo umwanzi abasha, iyo abonye akunaniwe umubwira ijambo ry'Imana, nawe agerageza kwinjira mu byanditswe akabigoreka. Rero ni ngombwa kubasha kumenya ngo mbese ni gute nasobanukirwa n'ibyanditswe, niba ibyo ndi guhishurirwa bivuye ku Mana cyangwa bitavuye ku Mana. Rero ihishurirwa n'umwuka wo kuyobya byose muri iki gihe biririye, kandi abantu b'Imana benshi, bamwe ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe bazayoba bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Nyiri kuvuga kuri iki kintu cy'imyuka iyobya, hari abigisha benshi cyane bari kuri YouTube, ni benshi bigisha ku bijyanye n'iby'iminsi ya nyuma. Ntabwo ari byiza ko umiragura ibyo bakubwiye byose, yewe n'ibyo nanjye ubwanjye nkubwiye. Ntabwo ari byiza ko umiragura ubwawe utagenzuye n'ijambo ry'Imana, kuko imyuka iyobya ni myinshi cyane. Ariko nanone umwuka w'Imana ashaka yuko abantu b'Imana bamenya. Rero ni ngombwa kumenya ibi bintu bitanu kugira ngo bizakurinde, bikugumishe mu murongo muzima w'Imana. Ikintu cya mbere nongere subiremo ni personal insights, ni uguhishurirwa ubwawe, ukumva umwuka w'Imana avugana nawe mu byanditswe byera, aguhishurira ikintu. Apana kuvuga ngo ni abantu babimbwiye just gutyo gusa. Bishoboka ko Imana ishobora guhera ku bantu, ariko mu by'ukuri nawe kumva hari a whisper, hari ukongorerwa n'umwuka w'Imana. Icya kabiri ni ukubona yuko ibyo bintu byemeranywa n'ibyanditswe byera ahandi n'ahandi, ukabona yuko ntabwo ari akarongo kamwe wajomboyemo hariya ngo ukinterpreting ubwako, ahubwo ukabona yuko ari inyigisho ihuye n'ibindi byanditswe byera byose. Icya gatatu ni uko hari abandi bantu b'Imana, abantu babizerwa, babasha kuba iyo nyigisho nabo iryo hishurirwa bararihawe. Icya kane ni experience z'umwuka Imana iguhereza, yerekwa uko bisengera Imana, hari uburyo gusura mu buryo budasanzwe. Icya gatanu ni uko ugira conviction ikomeye mu mutima wawe yuko ibyo bintu ari iby'Imana. Yenda nashyiraho n'ikindi kintu gikomeye ndi gusoza, cyuko ibintu by'Imana byose biganisha mu kwera, mu gukiranuka no mu kugenda nk'uko Imana ishaka, no mu guhesha amahoro. Ijambo ry'Imana iyo rije arishurirwa, biravuga ngo guhishurwa amagambo yawe, guhereza abaswa ubwenge, guherezwa abantu kumenya, kungura umuntu ubwenge. Tujye gusenga Imana, umwuka w'Imana agufashe. Niba wumvishe amagambo ukaba udakijijwe, ndagira ngo utere intambwe yo kwakira umwami Yesu mu mutima wawe. Ndagira ngo mbere yuko dusenga, sengane nawe. Subiramo aya magambo ngo: Mwami Yesu, ndi umunyabyaha, nje imbere yawe, ndagusabye ngo umbabarire ibyaha byanjye, weze ubugingo bwanjye, unyeze untunganye, umpe kukumenya, ngukinguriye umutima wanjye, ndakwakiriye, ndihanye, ndakijijwe. Urakoze kubw'umusaraba wawe, urakoze kubw'amaraso yawe yamenetse kugira ngo nkizwe, mu izina ryawe Yesu, amen. Niba usenze iri sengesho wizeye, menya ngo Yesu yaje mu bugingo bwawe kandi wahindutse umwana w'Imana. Ndagira ngo dusoza twiragize Imana kuri uru rugendo rwo kuganira ku byahishuwe. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, nsabiye umuntu wese wumvishe izi nyigisho kugira ngo umugenderere, kugira ngo ikiganza cyawe kimukoreho Mwami. Kandi ndagusabye ngo umuhe umwuka wo guhishurirwa, abashe kumenya ibyanditswe byera, abashe kumenya ibyo uhishurira abantu bawe, kandi ibyo ubona yuko akwiriye kumenya byose abashe kubimenya, kugira ngo bimutunge, bimuhe ubwenge bw'uburyo akwiriye kugenda muri iyi minsi. Urakoze Data, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.